Imana yambwira ngo dore cyo mpuzaniye aha ngaha nasanze abantu banambye izuba ryakubise ubuzima bwabakubita ibintu birabacana hanyuma icyari gikurikiyeho niki ngiye kubona ngo niba dahaguruka ngo basenge impanuka zafasha indi ntera Imana yereka pastor Mutesi uyu nguyu bela kosera inyereka Mutesi hari abantu nubwo njye nitaye kuri yereka Mutesi ukuri Imana igarutse ku muntu yirengagiza amateka yakoze ikirengagiza amabi yose yakoze Imana yereka Mutesi ahagurukiwe n'ikintu cyiswe imbaraga nimvuga imbaraga yumva imbaraga abantu bamuzi bamufite baze kumuha iyi link none se nibishaka kuvuga ngo abantu bamuzi mufate baze kumuha iyi link aho ni waba uri kuza ugira ngo ibyo wavuze kuri we yere kujyana muri ribu nkuko hari gahunda kujyana muri ribu cyangwa se ukaba uri gutera ubwoba aho ngaho ishobora kuba ari terabwoba wabuzanye tubwire neza si terabwoba cyangwa bimwe by'abantu ese niyo mwarahanuye impanuka murishimira ko izo manuka zakomeza kubaho cyangwa se murishimira ko ibyo mwahanuye ahubwo mwasenga Imana bikavaho ese kuki iyo mwahanuye ibintu bigasohora ari bibi nabwo usanga mwagamuka ngo byasohoye kuki mu bihanura musenga Imana ngo bibe byagira gute byahagarara yewe rero ndumva namwe mwamukwe kujya musenga kugira ngo ibyo mwahanuye cyangwa Imana yaberetse bibi bihagarare kandi mu gihe bisohoye ndumva mutari mukwiye kuzajya muza muvuga ngo twarabivuze ahubwo muvuga ati bidusohoyeho ko twararangaye kuko niba uvuga abarangaye nawe uraburi mu barangaye akaba ari nayo mpamvu uri kuza gutera ubwoba Pastor Mutesi nibyo cyangwa se byo tubwire natera ubwoba riraha mbona Mutesi uko ari gupanga ubukwe niko n'abantu bari gupanga kumuteza ibisazi niko n'abantu bari gupanga kumucyashya izi mpanuka twarazihanuye izi mpanuka twarazifuse abantu baraduhagurukira abantu baradukoba abantu baragutwumva bariruka bajya kurega n'ubu baraca Ndashobora kunzaza mashima Yesu Kala pila kosila wela telandi siri bodra ikomena tali pili fora shela komanga yavidira kala mando sala viwini bro kai gasinwa Imana ifite imbaraga Imana icyaruka ufite ubutware ndetse ufite ubushobozi wimura umwami ukimika undi ukuri kuzimu ugashira irumundu Imana yacu bwite bana natwe muri icyo kiganiro ntabwo ari twebwe tugaragara ahubwo ugaragarira muri twe urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen Mashimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro kandi kugira umuco kwakira abakoze gusengesha nziza Imana rero umukozi Imana nishaka hari ibintu byinshi bagiye shela kutapore kuko mperuka nababwiye ko hari impanuka mu kwezi kwa kabiri ibyago byo kuza niki wavuga kuri izi mpanuka ziko mu magambo make tudatinze twanzika Imana irimo ubushize narababwiye ngo ukuboko kw'Imana kuri gushira ikimenyetso ku bantu b'Imana nababwiye ngo nyamara abanyantege nke n'abanyabwoba Imana igiye kubacyura rero izi mpanuka muriko mubona ntagira umuntu uza kubesha ngo ni ibitambo by'ikuzimu ngo ni ibitambo ngo Satani bashaka bya bintu ya Imana irimo iracyura abantu wenda nubwo mbona igare rikomeye igare ry'izi mpanuka rirabishe iri gare rimeze nabi ariko niko kuri Imana irimo iracyura abanyantege nke iki gihe Imana yarakivuze iki gihe Meshaki Gatabazi yaragihanuye iki gihe umuntu witwa Tabita yaragihanuye ari muri Australia Imana yaramukoresheje ahantu iki gihe ubu ni ubuhanuzi bwo muri 98 buri muso iki gihe abakozi b'Imana baragihanuye ndabizi neza ndabizi yakabumbye barabihanuye ibi bintu byarahanu iki gihe Imana iri gucyura abanyantege nke akagaye Imana yarakavuze iki gihe Imana yarakivuze shiza barakora muri kujyana we iki gihe Imana yarakivuze byaba ari mwe yaba kugira ngo Imana ibashe gukora mu butana nababwiye muri sishize narababwiye ngo umuhanuzi agiye kubakwa nababwiye ngo umuhanuzi agiye gushakishwa ejo nari ndamye ndabyibuka mu masaha 8 muka Imana arasanga arambwira ngo nonaha sinitaye ku burimo sinitaye ku bikorwa umaze iminsi sinitaye ku magambo umaze iminsi haguruka ngutume Kicukiro cyo niwe Kicukiro abantu bambonye ahantu barandika muri komante ngira Yesu ngo burya numvaga waranjugunye numvaga utakinkurikirana numvaga utakinyitayeho numvaga nta kintu bikubwiye ariko menye neza ku kintu ubwo mbivuze gutyo ndagenda muri binjyanye ni ishati nari nambaye abambonye bahita banyibuka nsanga burya Imana yacankunda Yesu aracanzirikana nubwo rimwe na rimwe hari ukuntu abantu none se nibishana aho remera ubuhanuzi bwa kabumbye ukemera bwa Mishake iminsi yashize ugize kujya uvuga ngo Mishake ngashobora kuba ari guhanura ibintu bica ku ruhande none ubu ngubu uramwemeye ese mu bantu bananira Imana uremera ko nawe wari wananiranye wari wananiye Imana none ukaba wifuza ko waba ugiye kugaruka muri batugiye kutubwira ko ugarutse noneho ibyo kunanira Imana ubiretse tubwiza ukuri niba bananiye Imana nawe urimo ukabufasha umwanzuro wo kuba ugiye kugarukira Imana tubimenye kugira ngo nabandi waba warayoboje cyangwa se waba warakoze ibidakwiye imbere ya kamera bakabibona bakagucira imanza bavuge bati nibishaka ubwo yihanye dushatse naho twabireka ibyo turimo tukihana ese urabwira iki abo mwamifatanyije uyu mujyi umwe wo kuvuga ibintu biterekeranye n'Imana cyangwa se gusebanya cyangwa kuvuga abantu mwishimiye amafaranga aboneka muri YouTube n'icyo uri bubabwire bagenzi bawe muri make mubonaniye Imana twemere ko nawe urimo abantu twananiye Imana kandi nawe ugeze gute uri mubonaniye Imana ngaburya Imana iracankunda Yesu aracanzirikana nubwo rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bamunanira abantu tukananira Imana ariko ikintu gihe Imana ihagurukije abantu bayo mu mavuta mashaka nicyo gihe Imana ihagurukije abantu bayo mu mavuta mashaka rega n'ubuni baratuza n'ubuni barahumeka byaba byarabagize ingaruka kuri vuga butumwa mukora cyane rwose cyane ku buryo kuko abantu benshi banditse muri comment babatuka bavuga ngo ubwo buhanuzi bwanyu n'ubwikuzimu n'abakozi muri Satani bakoresha ngo niterabwoba iyo urebye iki gihe kibi urabona ejo mu majyaruguru habaye impanuka ikomeye cyane hapfa abantu ariko twatumaze iminsi dukorana ibiganiro abantu bagutuka koko urumva ariko ntabwo wabyitayeho ese waba ufite gahunda yo gukomeza kuvuga iki Imana ubu tuvugana impagurukije bundi bushya ubu turi kuvugana impagurukije mu mavuta mashya ejo nari ndyamye Imana irasanga inyereka wa mupastori w'umukongomani watuye ibintu bibi kuri iki gihugu aravuma aratongera ngiye kubona mbona umwuka akoreramo ni umwuka wa Eliminate ni umwuka ufite imbaraga z'abadayimo zo gusarura abantu nsanga ibintu yatuye byatangiye gukora nanjye Imana irambwira ngo byuka jya vuba birukanka nafashe moto nari ndi kumwe n'umwana w'umuhungu ntari kwibuka izina rye neza ni mushasha muri YouTube mu itangazamakuru Mana yanjye we ndamwibagiwe oya uriya muhungu twakoranye ubushize nindera Jafeti
Japhet yaza kumvuganira niwe twari turi kumwe niwe wanyoboye naramuhamagara ndamubwira ni rero Kicukiro ndayizi Kicukiro nyigendamo Kicukiro ndayumva mu mutwe wanjye ariko ndashaka kumenya agasozi kitwa guca na guca arambwira toke fata moto amadresse ndagenda nyura ku bitaro bya Gatenga ninjira muri Murambi ndakata manuka ahantu hameze nk'itaba hari ikigega cy'amazi hanyuma ko gasozi turakazamuka amango tumare kukazamuka nkageze undi mu nzira ngenda umwijima wicura burindi ubwo si iki gihugu mbona izo mpanuka nubwo abantu bari kuzikina nazo teza amahembe ngiye kubona mbona mama pastor mama Theogene Imana iramurengeye Imana irambwira ngo imukuyeho urupfu mugacyata Kanyonyomba sinzi iyo yaragiye ngiye nabonaga asa n'umuntu ugiye gufata amafaranga kuri banke Nyabugogo nabonaga ari banke ya iyi banke ya Kigali muri Beka ageze Kanyonyomba imodoka iri gukwepana na moto arambuka gutya imodoka iramuhusha mbona Imana iramurengeye imukuraho impanuka ariko uyu Pastor Mutesi ngiye kubona mbona atejwe ibintu by'ibisazi muri dote mbona atejwe ibintu by'amasazi yo muri toilette mbona atangiye kuvuza induru mbona atangiye kwikorera amaboko mbona atangiye kwivanamo imikenyero ajugunya avuza induru ariko numvaga ari gutabaza avuga ngo mwabagande mwe muranshaka iki mwabagande mwe murambaza iki mwabagande mwe n'iki nabakoze avuza induru ariko ngiye kubona mbona ikintu gikomeye agiye kubona mbona ikintu gikomeye uyu mugore nataba amaso uyu mugore nataba amaso uyu mugore nataba amaso araza guhura n'ikintu kitari buze kumworohera ngiye kubona mbona hari abantu bo muri gospel biyita abakozi b'Imana bagiye kwifatanya n'abantu bari muri icyo gihugu Mutesi nabonaga zirikire wenda abantu bashobora kwibaza ibintu byinshi aha nimagera nditonda nabonaga avuza induru avuga ngo muze mutware ibyanyu ariko muze mumpa amahoro muze mufata ibyanyu ariko mumpa amahoro muze mufata umugabo wanyu ariko muze mumiki amahoro nyamara reka mbabwire ndabizi ko ndi ku rutonde rw'abashakishwa ni ku rutonde rw'abagomba gufungisha ni njyewe Ezekiel Pastor Claude na Bosco Empire ibyo nta kintu bimbwiye nidufunga Imana iraba yabyemeye araba ari uko ibintu bimeze ariko Mutesi Imana ikuntumyeho Imana yavuze ngo mugiye guhurira mu kibuga wowe nayo mugiye mu kibuga iri jambo rirakomeye ku bantu bazi imvugo y'Imana wowe nayo mugiye kujya kuri tere wowe nayo mugiye guhurira mu kibuga mu yandi magambo imizinga igiye kuvamo imyibano kubera iyihe mpamvu rero abantu bamenyereye Imana bararengera abantu bamenyereye Uwiteka barenza urugero nutihana nutagarukiraho ibyo urimo ni wowe ubizi nabonaga baguteza amahembe nawe wasaze isazi zo muri toilette zituma mu biryo zituma mu bakwe zituma mu basangwa no mu bashitsi nawe utangira usara uvuga induru ngo muze mufata ibyanyu ariko mundeke muze mufata umugabo wanyu ariko mugire gute mundeke mu yandi magambo Imana irambwira ngo bagiye kumuteza amahembe y'ibisazi bagiye kumuteza amahembe n'ikimenyimenyi abambere bagezeyo ariko se nibisha ibyo uvugaho ko uriseriye abambere bagezeyo urabizi neza ese koko kuba yatanga uwo mugabo nibyo byatuma ibyo bisazi bitamufata cyangwa nibyo byatuma atirukanka ese nibyo byakirukana izo sazi gutumuka mu biryo tubwiza ukuri niba koko ibyo wabonye ari ukuri koko se tubyitege ubukwe ntago buzaba cyangwa n'ubundi buzaba ntago ndi kuraguza ahubwo ndi kukubaza deadline ukuntu byagenze byarangiye byagenze gute koko se abambere bagezeyo uvugisha ukuri bagezeyo urabizi none se nibisha abo bagezeyo wabonye ari bande mu by'ukuri kuvuze ngo abambere bagezeyo ese wabonye ari bande uze ko arabitiraga ko biyitira abagospel kandi ngo saba gospel ngo bariyoberanya muri make nukuvuga ngo rero uranabaza usije kutari kubavuga kuko ni bande ubonye bagezeyo ese nabo abambere bagezeyo mwiyereko nari mfite no mu mwuka nari ndimo numvaga byanze bikunze nkurura ikirere cyuko abantu bambere bagezeyo Imana irambwira ngo niyihana agashira umupira hasi agashira ibintu by'ubugome hasi agashira ibintu by'ubujura hasi agashira ibintu by'ubusambanyi hasi agashira ibintu by'ubwesikoro hasi agashira ibintu by'ubujura hasi Imana iramugirira imbabazi nuko message yo iratambutse ariko tugaruke ku by'impanuka izi mpanuka zo ni impanuka zavuzwe ni impanuka zahanuwe mu yandi magambo ni kimwe mu bimenyetso cyuko abantu batagisenga abantu ntibagisenga ngo birukane umwuka w'abarozi birukane umwuka wa gipfumu birukane umwuka w'abakonikoni birukane umwuka w'abadayimoni ese Imana yaba iri kweza umugeni cyane rwose cyane kuko ubuhanuzi bumaze iminsi butambuka nahajyaga nkubaza ngo kuki mu Rwanda ubuhanuzi bukakaye muze tukamugenda mudusubirishamo cyane byiza bihaba ubwo rero yaba Imana iri kweza umugeni Imana irimo ireza umugeni kuki Imana iri gukoresha urupfu nta yindi Imana yakoresha oya bagomba gutaha abantu bari gutaha erega izi nizo muba mwabonye zabaye publique zagaragaye mwabonye impanuka ziraba wenda baraje abantu ke batiziba impanuka zisanzwe zibaho ariko n'ubwa mbere impanuka zifite uburemere ukomeye gutya murebe yabereye Kamonyi murebe yabereye Rulindo murebe niyo yabereye Gisenyi izi mpanuka zifite imbaraga harimo n'umupasiteri wa DPR urakoze cyane nawe tunenge n'abamubitse aracyahumeka amakuru dufite na yuko agihumeka twamaganye abantu bakomeje kubika abantu bagihumeka yego
umuntu waduhaye ubuhamya warokotse iyo manuka yavuze ko ngo yatewe n'abadayimoni ngo yabonaga ari impanuka cyangwa yagize n'abadayimoni kuko umushoferi yaratwaye gake yego ngo noneho ngo Felicito urakoze imodoka yagiye igonga igiti gihita kimanuka kirwira imodoka ngo babonye ngo ari ibintu byabatunga kuko urumva rero ko ibintu by'ubuhanuzi abantu bagakwiye kongera kugaruka Imana kuri cyane. Reka abarokore nibahagarika ibintu by'inzangano, abarokore nibahagarika ibintu by'amasiku, abarokore nibahagarika ibintu by'ubugome, baze nanatangaze jewe sho bantu bambonye Kicukiro bari tugewe Imana twarangizanije n'inkuru ngo runaka yakuyemo amatirisi n'ababyeyi yayijugunye uretse garukiraho ejo bari batangaje abantu ntabuzongera ari impamvu kwemezwa n'umwuka kureka ibyaha uvuze ko haleluya twemezwa n'umwuka kureka ibyaha muka yagusanze kandi ndumva ari tayari kunsindisha ugiye kuvuga Imana ubu ninjye na Yesu nagize amahirwe ambwira ijambo ryiza nagize Imana ambwira akantu keza nkambwira ati mwana wanjye humura burya nubwo hariya nubwo nabiriya nubwo bimeze kuriya ariko ndacyari kumwe nawe nasanze urukundo rw'Imana rukiri ku buzima bwanjye nsanga gukomeza kwitura Yesu ibi bintu byizi ntago byava ibyo byo tubishimiye Imana ariko wabwira iki abantu bakikubonera mu ishusho ya kera ntabwo aka kanya wababuza nta nubwo aka kanya wabahagarika ibyo ni uburenganzira bwabo nibyo njyewe njya mbwira abantu ibiti twateye twihanganire n'imbuto zabyo uko bari budufate turabyihanganira niko twabiyeretse uko bari bubitware turabijyana uko nuko twabiyeretse imbuto z'umwuka ziva ku giti cy'umuruho kandi Imana nitugarukaho bazabibona inyenyeri zamurika bazabibona nuko ibintu abantu bajye bemera ko umuntu ahinduka kandi buriya ntabwo kurebera umuntu ibintu bya kera abantu bajya bandika ngo nibishaka bafite shaka kuri ayo mazi ukanyera nk'inkwe ngo nibishaka ngo aratuka ngo yaratuka nango nabakijijwe yego ngoraje ngo nibishaka ngo aratuka nango nabakijijwe we nkubwawe niki wabyawa ntabwo ari ukubabwira ngo bakomeze abantu babandi mubareke ngewe wowe gahunda ni imbere wanyita uko ushaka niko wambonye tujye tukizwa tugere ku musaraba ubu ngubu iyo aba Mutesi yarazi ko uku kujya kudufungisha ari we wabyizaniye yakagombye kubyakira nk'uwabizanye ngewe rero ubu tuvugana nihaniye imbere y'isi nihaniye imbere y'Imana isumba byose ari uwo nabwiye ko mukunda ntidukomezanye Imana imushumbushe kuramo harabiri gusipinga Imana imushumbushe uwo nabwiye ko tuzabana ntitubane ambabarire uwo nabwiye urukundo ntidukomezanye ambabarire ubu bareke tumenye icyo Imana ishaka abantu bareke tumenye icyo Imana ishaka Imana irashaka iki ku banyarwanda no guca bugufi no gusenga yego nta bindi amatiku twaratikuye nta kintu twabanyemo nta nicyo byatumariye hari ibintu twajyaga twitwaza ngo dukora inkuru za gospel ngo abantu ntibazirebe ngo reka tujye muri biriya tujyane na biriya na biriya muzirebe cyangwa muzihorere muzirebe cyangwa muzireke ntabwo igiye kunyica wemeye kumanika namanitse amaboko inkoresha icyo ishaka ikora uko ibyumva yampa bankunda yampa abanzi yatuma babikunda cyangwa niba nabikunde ejo yambwiye ijambo rikomeye yambwiye ijambo rikomeye irambwira ngo Theogene we ituzi n'amazina irambwira ngo burya koko nawe mbanza ndeba uwo muntu ngo ndebe ko wenda yaba afite n'ubushobozi bukurikirana social media ngo menye ko wenda yambonye kuri social media nsanga agatelefone ke na ka Airtel gahambirije fimbo ziraza amafaranga ndavuga uyu muntu rwose ntabwo abeshya Mani mbwira ijambo rikomeye yambwira iti nkorera nje kugutabara ngwino nyegera nkubakire ngwino nguhurugo ngwino sohoze icyo navuganye na ndavuga irambwira iti rekura aba diaspora bakubesha rekura abanyarwanda bakubesha rekura va muri ibi bintu ndavuga nti nakwambi ariko iri yerekwa rya Pastor Mutesi byanteye ubwo byanteye ubwo Pastor Mutesi none se Pastor Mutesi ariko ibyo ari bukore kuko nabo bavuze ko ari ibisazi bagiye kumuteza ni ibisazi n'amahembe ko nabona gataka dore urabona ukuntu abantu baba bicaye mu misango y'ubukwe igice kiri ku ruhande rw'umusore ubwo nabashitsi n'igice cy'abasangwa kiri ku ruhande rwa Pastor Mutesi yatabazaga urabona ukuntu umuntu abakaraga direde nabonaga yikorakora mu mutwe akuramo imikenyero ajugunya none ngiye kubona ngo ni sazi zo muri toilette igihuri n'imitiba nka 20 wagira ngo ni inzuki isandarira mu biryo by'abantu mu bantu zibatuma abantu bariruka we yavuzaga indura avuga ati mwabagande mwe numva iki kintu mwabagande mwe murambaza iki mwabagande mwe muranshaka hiki muze mufate umugabo wanyu urumvira ijambo muze mufate umugabo wanyu ariko mu miki amahoro abana bariraga bamukunda bararira induru zirabudira ibintu birakomera ndavuga ni wa mana we Mutesi nta kinyemera nk'umuhanuzi yego Mutesi nta kinyemera nk'umuhanuzi abantu bamaze kudutakariza icyizere kubera ibintu tubamo by'inkuru tubamo ariko kandi niba ari uwo kurengera umurengere niba ari uwo gutabara umutabare nukuri Mutesi nta kintu mfana we nubwo afite gahunda yo kumfungisha ndabizi nintajya muri ijoro nzajya yejo ninafungwa kuwa mbere ntibizarenga kuwa kabiri ndabizi neza ariko se ntabwo oya ndabizi oya nta mbabazi musabye kuko usabye imbabazi ahubwo usabye imbabazi abanyarwanda oya njewe ndi kwihana ibyaha nakoze amagambo nagiye mvuga wenda atari meza abakomeretse abagiye abo twagiye tugongana njewe ndi hano kubwira isi na satani nti kwa heri Imana ahinshaka bariho inkoresha tugarutse kuri Pastor Mutesi ni ura muri iyo telefone mwana abantu abo bantu bari kumugendaho ni ishyari cyangwa oya ni ukwihorera bari kwihora ko ashaka kubafungisha harimo abo erega
oya njye ndashingira ku byo mu mwuka ntago ndi bushingire kubiri kubera mu mubiri mu mubiri ho banabikoze baba bafite ukuri icyo njyewe nshingiyeho nuko we yasaraga atabaza avuga ati mwabagande mwe urumvira ijambo mwabagande mwe murambaza iki muranshaka iki muze mufate ibyanyu aka kantu muze kukitondera muze mufate ibyanyu muze mufate umugabo wanyu ariko njyewe mu miki amahoro natekereje ibintu bibiri turi kumvikana natekereje ndavuga se ni umugabo we wa kabiri uriyo waba wamurogesheje akaba mute ubwo nari mvuye mu yereko wenda nse nusesenguye ndibaza se ni umugabo we wa kabiri umuteje ibingibi cyangwa se uyu mugabo nawe bagiye kubana akaba abagore be bariyegeranije nawe bakajya kumurogesha bakamuteza amahembe nicyo natekereje mvuye mu mwuka ariko mu rundi ruhande ibyo nabyo bigenzuye birashoboka byose birashoboka erega umuntu guteza amahembe akagufata cyangwa akagusaza bigakunda nubu ufite icyo ashingiyeho kandi ijuru rikabishigikira mu gihe cyose ibyo baburana bafite ukuri birafata none ukongera ugakubitaho iyi timu y'abantu ashaka gufungisha kandi badafite imikino niba wibasiriye Pastor Claude afite umuryango ukifa ubu ngubu Bosco Empire akaba urimo afite famille afite abantu bamwumva Rukundo Ezekiel kabushaka kumuvuga ubundi turi kuri liste turi abantu bane ni Bosco Empire umwanya wa mbere umwanya wa kabiri ni Nibishaka Theogene umwanya wa gatatu ni Pastor Claude umwanya wa kane ni Rukundo Ezekiel korama ya Philippines uhita wibaza ngo aba bantu bane niba bakoze inkuru kuri Pastor Mutesi aya nabantu benshi bayikoze iyi nkuru hari umuntu utarayikoze none aba bane bagiye gufungwa bazize iki bazize nyine kuko aribo yahisemo none rero ikintu gisekeje Mutesi we arashaka gukora mariage Theogene afunzwe Claude afunzwe Bosco Empire afunzwe Ezekiel yagize ate afunzwe mute nukuri kose mwana wa mama ubikoya abikora uko abyumva abikora uko yabigambiriye abikore nuko yabipanze ariko abaguhagurukiye nawe bakurusha imbaraga niba nasabye n'ikimenyetso Imana yakimpaye ikimenyimenyi bamwe ikiganiro ubu turi kuvugana turi sangahe ndebera ku isaha uraho ngaho urahita ubibona turi mu masaha ikiganiro tugiye guhita tukirekura muhamagare nimero ya Pastor Claude aha bahamagare nimero ya Pastor Claude bumve ko hari bahamagare ya Rukundo Ezekiel bahamagare bumve ko hari rwose nyakubawa murangira mu bantu bakubaha ndimo mu bantu bubaha izo nzego ndimo nimumpamagara nditaba nimunamfunga ku bwa Mutesi arabaruka ibintu bimeze rwose nta kibazo ariko kandi Mutesi ubu tuvuga ategetswe akimara kubona iki kiganiro abantu bafite nimero ye ategetswe guhita afata amasengesho y'iminsi 7 koramo ye kuzima amasengesho y'iminsi 7 usengera ubugingo bwawe ntabwo Imana yambwiye ngo usengera ubukwe kuko ntabwo ibona yambwiye ubugingo bwawe kuko Imana ikunda ubugingo kuruta ubukwe cyane usengere ubugingo bwawe amasengesho y'iminsi 7 umwe igikoma nijoro apana kurya agarebo byumva ibyo nakazi ke ngewe ntanze icyambere mujya muvuga ngo mwagiye musanga abantu ngo mukabaha ubuhanuzi bwabo nimero yaramborotse arabizi neza arabizi nejo bundi yitangisha ngo ajye gushinguza umubyeyi wari waguye Kanombe naramuhamagaye ngo nshakaho menera cyakora nimero ye ndayibona nshiraho amafaranga ndatwerera ibyo kumfungisha niba ari byo bikunyuze ukumva nibyo bikuguye neza ni uburenganzira bwawe niba bikomere byawe biri bukizwe nuko twafunzwe ibyo ni uburenganzira bwawe ntago ndi hano kugusaba imbabazi nge ndi hano kwihana imbere y'isi ko nahemukiye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye ibindi nakazi ka Pastor Mutesi tubaye tumuretse hari ikintu wavuze tugitangira iby'umupasiteri wo muri Kongo wavumye watongeye ese ko Imana yakubwiye ngo ni imbaraga korana nazo za Satani waba Imana yaratanze igisubizo kuri icyo kintu ko wenda mu muvumo wabuvuyeho Imana yabinyeretse ejo abantu bakomeza basenga cyangwa warabisenge Imana yabinyeretse ejo insaba guhagarika ibyo mbamo inyereka hinshaka sinzi niba cyumvikanye yego yansanze ejo nabanje guterwa n'umwuka wo kwigunga nari ndyamye mu nzu uwumwe nterwa n'umwuka wo kwigunga hanyuma numva meze nk'umuntu ucitse intege njya mwiyereko iransanga ijambo rya mbere yahereyeho ni rimwe yarambwiye ngo Nibishaka Theogene mwana wanjye ndakumenyesha ko igukunda urumva kubera ko hari ahantu umuntu agera akamera nk'aho Imana yamutaye mbese itakimwitaho ibintu byose akora nyine akumva ko nyine yare byarangiye iti ndacyagukunda wanyemerera ukava mu byo urimo bivuze ngo yari izahondi urumva neza wanyemerera ukava mu byo urimo wanyemerera ukareka ibyo urimo ngakorana nawe mu gihe gisa n'iki urumva iyi nsumiriye indusha amaboko aribwira nti mwami ndinde wo kukugomera nibutse aho wankuye ndinde wo kukugomera nibutse ibyo wakoze ndinde wo kukugomera nibutse ko wamfunguje ndinde wo kukugomera manika iki amaboko irambwira ngo uribuka inkuru y'umupastori w'umukongomani wavumye iki gihugu yambaye idarapo ry'igihugu cyabo nibuka ko ibyo bintu ntabyitayeho ariko mu bwenge nibuka ko izo nkuru zakozwe mutabaruka numvise niwe nabyumvaye ndangije ndavundikiriza nikirije irambwira ngo haguruka ahantu nkohereje niho nshaka kugusubirizamo imbaraga yego haleluya ndagenda njya ku musozi wa Kicukiro uzamuka uwo muhanda wenda ntaharanga bikaba bibi ndahazi ndatura ibyo natura mwana twari kumwe namubwira ni ngirira Yesu ambabarira ariko Yesu ntiyambabariye ngeze kuri uwo musozi ahubwo yambabariye akinsanga
mu nzozi hari wari ugiye kwakira imbaraga ara nanjye kwakira imbaraga ndagenda nibwo rero kumwe abantu baba bicaye babaye nk'abamaze guporinga bacitse intege ubwo nagiye kubona mbona izi mpanuka dukwiriye guhaguruka tugasenga twirukana umuvumo n'ibicaniro by'abadayimoni byamaze kwataka iki gihugu cyacu kubera zimwe mu ntege nke z'abari abanyamasengesho yego aho rero none ahise rero nzamuka umusozi amagara Jafeti kuko yari yambwiye ngo atuye mu Gatenga aranyobora kuri telefone ariko ako gasozi nkaba narigeze numva bakavuga ndavuga nti rero ntabwo uyu munsi koramura ega bihangane nta kamera dufite ni telefone turi gufatisha ndavuga rero ntabwo gutambutsa ubutumwa ntari natura ntari nihana nta kintu bimaze ndavuga ngo Imana kukarubanda mbere y'isi y'abatukurikirana Imana imbabarire inkuru zose nakoze ku bantu ntabwo nihana ko hari inkuru nahimbye oya nifatanije n'ibitari ngombwa wagiye mu murongo nataye umurongo w'Imana njya mu murongo w'abantu Mana imbabarire Mana inyeze kandi impe gukiranuka kabiri umuntu wese twabwiranye ko dukunda sinitaye nguriye sinzi ngurinde ibyo nibinde uyu munsi ndi umukristo niba uri uwanjye tuzabana niba utari uwanjye Imana igushumbushe yego ubwo si ukuri ubwo mbese ubwo nibyo niba uri uwanjye ijuru rizadushigikira niba utari uwanjye kandi Imana igushumbushe hakiri kare ubwo ibyitwa inkuru ibyitwa ibiki ibyitwa ibyo ngibyo gusa nanone nta mpamvu yo kwirara Imana inyambika imbaraga inkomereza amaboko kandi impagarare gusa Mutesi afata amasengesho yakemera ko ndi umuhanuzi ni uburenganzira bwe atanabyemera ni uburenganzira bwe nyamwanga kumva ntiyanze no kubona cyane ko muri iyi minsi iri kuvuga igahita ishira hehe mu bikorwa ikimenyimenyi nkimara kurekura iki kiganiro ahamagare nimero ya Korode ahamagare ya Ezekiel izi nimero zabo murazifite abazifite mu bahamagare nimwumva bari kuri ubu butaka mu ngaye iyo dukomeje ariko payida we ntabwo ari bo bagiye kumurogesha ako kaniko najyango ntabwo ari bo bagiye kumurogesha kuko we aterwa asara mbonye yasaze yavugaga ngo mwabagande mwe murambaza iki muranshaka iki murashaka iki ku buzima bwanjye nimuze mutware umugabo wanyu ariko mu mpiki amahoro none se izi mpanuka ziri gukomeza zitwara abantu impanuka ni ugusenga tukirukana izi mbaraga tukirukana iyi myuka tukirukana ibi bicana ikibazo nuko dufite abantu babapinga ni uburenganzira n'akazi kabo ubu tuvugana ndashaka kugira abantu abatagatifu nicyo kimagaritse abantu niba babere uko twabiyeretse niko batubona tujye twemera nibyo nari ndimo mvuga Mutesi yari akwiriye kwirengera ingaruka z'uko ari we wishize hanze ibintu byo gushira liste abantu kujya kurega ashaka gufungisha abantu wakora ubukwe dufunze rwose ashingiro namba bifite iki gifungo ngitesheje agaciro nta nicyo kinavuze nta nicyo kinamaze niyo umuntu urugero niba twaragaragaye nk'abapagani bizadutwara imbaraga kugira ngo abantu batugirire icyizere igituma bizera nta kindi ni impinduka n'imbuto zikwiriye abihana niba ntabyo babonye rero reka bakomeze badufate uko twabiyeretse nuko njye mbaho ukuri kwanjye nuko guteye uyu mwanya rero ngo abadupinga ngo abadatweme oya murabyemerewe tweze imbuto mbi tweze indibu mu mwanya wo kwera imbuto nziza none tujye kwibasira abantu ngo batuvuze oya njye nta muntu natunga urutoki niko njye mbaho ubu tuvugana ikintu njye nasaba abankunda bankunda ndi umukara bankunda ndi umutuku bankunda ndi umwe nuko bansengera ijuru rikankomereza amaboko hanyuma ikampa amavuta nk'ayidubu imbaraga nk'izidubu kabiri Imana imfashe inshumbushe kamera yanjye yagiye ibintu byo gufatisha telefone mbipingiye hano mbitengeye tuzagaruka mu kiganiro hari kamera Imana igumugisha mu izina rya Yesu turashimira Imana ariko tunihanganisha abantu babuze ababo abantu bagiriye ibyago muri izi mpanuka bakomeje kuburira abantu mu mpanuka by'umwihariko nongere nsubiremo ko mama Pasiteri mama Wanyana Asiya Imana ikurengeye mu Gatsata Kanyonyomba nakubona gumanuka ujya gufata amafaranga kuri Beka kuri banki ya Kigali Imana ikurengera igukuye impanuka Kanyonyomba witeka guhagarareho kandi igitsure cy'Imana gikomeze kuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu twihanganishije abantu bagize ibyago bitandukanye bari muri ubu buzima Imana y'amahoro izabashumbusha muhumuro ndizera ko nta kindi kintu twasoza Imana ibahe umugisha hanyuma Mutesi Imana iguhe umugisha nawe gupanga kudufungisha ariko igifite agaciro nuko ufata amasengesho y'iminsi 7 Imana yambwiye ngo usengere ubugingo bwawe apana urugo rwawe no nubwo turi kuvuga ukirukira muri ribu ntabwo ari urugo usengera ubugingo bwawe bivuze ngo Imana ishaka ubugingo ntabwo ikeneye kubona ingo